Ni igitaramo cy'amateka, ni igitaramo gisobanuye byinshi, ni igitaramo cyaraye kibereye muri BK Arena, cyitabiriwe n'abantu benshi biganjemo n'abanyamahanga barimo nk'umuhanzikazi wo mu gihugu cya Uganda witwa Azawi. Wanyuzwe cyane ni kubona nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yitabiriye iki gitaramo. Ni igitaramo rero nk'uko tubikomojeho cyitabiriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, kandi kikaba cyitabiriwe na Madame Jeannette Kagame, Ange Kagame yarahari. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, abayobozi batandukanye, yaba bari mu gihugu ndetse n'abari hanze, bagiye bagaragaza ko rwose ari igitaramo cyiza kandi n'igitaramo gisobanuye ibintu byinshi, dore yuko cyanabaye nyuma yuko hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa ku Rwanda. Iki gitaramo rero cyitabiriwe n'abantu barenga ibihumbi 10 bari muri BK Arena, barimo abanyamahanga, barimo n'abandi bantu, cyane ko John Legend ari umunyabigwi mu muziki, yaba mu muziki ku ruhando mpuzamahanga, umunyabigwi mu ruhando rw'isi. Afite indirimbo zigiye zitandukanye zirimo nka All of Me, zirimo nka You and I, zirimo Manfield n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, kandi yagiye aririmbana n'abantu hariya. Ni igitaramo rero cyatangiye mu masaha y'umugoroba, gitangira DJ Toxic avangira umuziki, abantu bitabiriye iki gitaramo avanga umuziki mu buryo bugiye butandukanye. Nyuma rero Bwiza wanatunguwe n'inyamibwa aza kugira gute kugera ku rubyiniro afatanya n'inyamibwa gususurutsa ibihumbi by'abantu bari muri BK Arena, abaha ibyishimo. Uyu mukobwa uheruka no gusoza amasomo yiwe mu birebana n'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli, abaha ibyishimo mu ndirimbo zitandukanye, zirimo n'indirimbo yamamaye cyane guhera mu mwaka wa 2024, indirimbo yakoranye na Bruce Melody yitwa Ogera, abantu baririmbanye nawe ijambo kurindi. So nyuma rero yuko avuye ku rubyiniro, DJ Toxic akongera kuvangira abantu umuziki, ibintu biyaje guhinduka, abantu bajya muri mood koko, maze umugabo umaze imyaka myinshi cyane irenga 25 mu muziki awukora by'umwuga, John Legend agera ku rubyiniro aririmba indirimbo zitandukanye. Yinjiranye ibyishimo byinshi, abwira abantu bari muri BK Arena, arababwira ati mu by'ukuri ntewe ishema no kuba hano, ati kandi n'ubwa mbere ndirimbiye mu burasirazuba bwa Afrika, umutino bwa mbere ndirimbiye mu burasirazuba bwa Afrika, ndirimbiye abatuye mu burasirazuba bwa Afrika, n'ubwa mbere ndirimbiye abatuye mu Rwanda, ndirimbiye mu Rwanda. Ati mu by'ukuri impamvu ndi hano, impamvu turi hano, ati nuko tugize gute, nuko tubakunda, ati nuko tubakunda, nukuri cyane, niko yavuze. Nyuma rero John Legend yaje kuririmba indirimbo ziwe zigiye zitandukanye, aririmbana n'abafana biwe bamukunda kandi bari benshi nk'uko twabivuze mu masaha mbereho amasaha make cyane kugira ngo itike ibe yaboneka ku muntu keretse uwayiguraga n'uwayiguze, ariko ubundi mu by'ukuri itike zamaze gushira ku isoko. Ni amateka rero, ni abantu bake bashobora kuza mu Rwanda bakabasha kuzuza BK Arena. So rero iki gitaramo cyaje kuza kugira gute, cyaje kuza gukomeza igitaramo, abantu bakomeza kugenda benjoyinga baryoherwa. Uyu mugabo rero yaserutse mu myambaro itandukanye, irimo imyambaro yakozwe na Motion ni imwe mu nzu z'imideli zikomeye cyane y'umugabo witwa Moses, yitwa Turahirwa Moses. Nyuma kandi yaje no kuza kugaruka ku rubyiniro, noneho ibintu biza no guhindura isura, yambaye imyenda yakozwe na Tanga. Iyi myenda nayo ikaba ari imyenda yagarutsweho nawe ubwe, kandi yayigarutseho mu gitondo rero cyo kuri uyu wa 22 John Legend yashyize hanze ubutumwa agaragaza ko mu by'ukuri yatewe ibyishimo bikomeye cyane no kubona mu by'ukuri ibyabaye i Kigali. Ati mu by'ukuri, ati last night, ati ijoro ryakeye, ati Kigali mu Rwanda byari agatangaza, ati mbega abantu beza, mbega abantu batangaje, ati mu by'ukuri numvise urukundo, nabonye urukundo. Ati ndishimiye Global Citizen kuba yaratuzaniye yaraduhurije hamwe, cyangwa se iduhuriza hamwe mu bitaramo bya Move Africa. Ati ndashimira manager wiwe, ashimira manager wiwe witwa Manfield, arangije kandi anashimira bande yiwe yamufashije kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza, no kugira ngo igitaramo kibashe kugenda neza. Ubundi ashimira
umwe mu bamwambika witwa Dave Thomas ati kubwo kuba nyine kubw'icyerekezo cyiza ndetse no gukora cyane. Ati noneho ndashimira bamfashije aba vocalist and I are reeling to the work of ati kandi noneho ndashimira abamfashije mu buryo bwo kuririmba, nanjye ubwanjye nkishimira. Ati no kuri ati my backing vocalist and I ati are reeling. Ati noneho mu by'ukuri ati ndashimira abamfashije bose. Ati noneho njyewe n'abaririmbyi banjye twambitswe n'abahangamideri n'abanyamideri n'abahangamideri bo mu Rwanda barimo Motion ndetse n'iki na ati barimo Motion ndetse natanga. Uyu mugabo rero kandi yaje kuvuga ko mu by'ukuri yari bwari ubunararibonye cyangwa se experience nshyashya yungutse. Ati mu by'ukuri ntago ndumva newe ishema. Ati kandi noneho nishimiye kuba noneho ngiye gukomereza ibitaramo muri Lagos. Rero iki gitaramo ni igitaramo nkuko twabigarutseho kitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Abantu rero bakaba bishimiye ibintu bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yarageze muri BK Arena, abantu rwose barushijeho kugira gute kwishima kurushaho. Ariko noneho igitaramo kigeze ku musozo cyenda kurangira, barushaho kumugaragariza urukundo, bamubwira bati mu by'ukuri ni wowe turi kumwe. Ati turakwishimira, turagukunda. Mu mvugo yabo bavuga ari benshi cyane mu by'ukuri, nawe abasuhuza ubona ko akanyamuneza ari kose. Yari ari kumwe rero na Madame Jeannette Kagame. Mu by'ukuri amashusho yabo nanone baganira akomeje gutrendinga, hari amashusho akomeje gutrendinga ubona ko baganira, abantu bavuga bati mu by'ukuri uyu ni umuryango ukwiriye kuba koko uyoboye u Rwanda. Ati biragaragaraho rwose isoko y'urukundo rwacu, dukunda abantu natwe ako turukesha abantu bakundana muri rusange. Se noneho aya mashusho rero nubwo nyuma yamaze kugira gute, nyuma yuko yagiye no hanze, hari ubutumwa bwagize gute, hari ubutumwa noneho bwagiye hanze. Hari ubutumwa Ange Kagame nawe nkuko twabigarutseho uri mu bitabiriye igitaramo cya Move Africa, igitaramo cya John Legend, nawe yashyize hanze ubutumwa agaragaza ko mu by'ukuri ari ibyishimo bikomeye cyane. Yagarutse ku kuba rwose mu by'ukuri ati murebe ukuntu iyi BK Arena yagize gute yuzuye urukundo. Ati noneho abantu baje ari benshi kugira ngo koko bihere ijisho iki gitaramo. Ati mu by'ukuri ati Perezida Kagame arakarama mu by'ukuri. Ati pick now and forever. Ati mu by'ukuri Paul Kagame none nahazaza. Rero n'ubutumwa yashyize hanze, buherekezwa n'ifoto ari kumwe na team gari, ubona ko ari team n'ubundi y'abantu bari baje nabo baje kwitabira igitaramo. mu barimo bagaragara basanzwe wenda bagize bazwi cyane harimo nka Berriz Akariza, akaza kandi n'umugabo wiwe nawe bari kumwe Ndenge Ngoma. Hari kandi n'undi ugaragaramo, ubona ko abantu benshi barimo ahangaha ari abantu koko bafatiye runini igihugu muri rusange mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Rero ni ibyishimo bikomeye cyane. Noneho abantu bakomeje kugenda kandi bagaruka ku mbuga zitandukanye, nka Businge Johnson wagaragaje ko mu by'ukuri nk'ibintu urwandiko ruheruka gushyirwa hanze na Human Rights Foundation basaba John Legend kutaza mu Rwanda, kutaza kuhataramira, bikojeje ubusa. kandi mu by'ukuri John Legend yabonye ko kuba yaje mu Rwanda atibeshye koko ibyo yageze gute, ibyo yabwirwaga nta kuri kubirimo, nkuko Businge Johnson yabigarutseho. Akaba ari ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu bitandukanye birimo n'Ubwongereza. Noneho kandi Dr Gashumba Diane nawe yagarutse kuba rwose mu by'ukuri igitaramo cyabereye mu Rwanda cyongeye kumukumbuza mu Rwanda, dore ko nawe yahawe inshingano zo kujya gukorera igihugu hanze mu bihugu bitandukanye, nawe ni ambasaderi. Hari kandi Yolande Makoro nawe washyize hanze ubutumwa agaragaza ko rwose yishimiye kuba iki gitaramo cyagenze neza. Ni Yolande Makoro kandi wizihiza isabukuru y'amavuko kuri uyu munsi nkuko yabigaragaje, kandi abantu bakomeje kugenda bagira gute bamuha ubutumwa. So rero hari umuhanzikazi waturutse muri
wari waturutse muri Uganda yitabiriye igitaramo cya John Legend. Mu butumwa yashyize hanze yitwa Azawi rero yashyize hanze ubutumwa agaragaza ko mu by'ukuri ari ibintu biteye ishema kubona nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yitabiriye igitaramo nk'uko rero yabigarutseho. Azawi yagize ati nabonye perezida Kagame yitabira imikino, ibitaramo n'ibindi bikorwa bimufasha kurushaho kwegera urubyiruko, ariko uwacu we akomeza ubuzima n'ubuyobozi bwe, kandi ibi bintu numva ko bishobora kumufasha akaruhuka. Ibi ni bimwe yakwigira kuri perezida Kagame. Aha yagaragazaga ko rwose abayobozi batandukanye barimo na perezida Museveni bakwiriye kwigira kuri perezida Kagame, kuko burya nyamugani umuyobozi we yegereye abaturage arushaho kumenya icyo bakeneye n'icyo bakunda, kandi bagafatanya mu kubaka igihugu. Rero mu by'ukuri iki gitaramo cyaraye kigenze neza, ni igitaramo cyaranzwe n'ibintu bigiye bitandukanye, ni igitaramo cyashimishije abantu ku mbuga nkoranyambaga ho rwose byari ibindi, abantu bavuga bati John Legend mu Rwanda ni umurejanderi kandi koko umaze imyaka myinshi. Ariko noneho ikindi kintu kuba aje nyuma y'uko hari ibyo yagiye asabwa, gitutu yashyizweho n'abantu bagiye batandukanye, ariko ibyo byose akabirenza amatwi akaza mu Rwanda, kuko u Rwanda rutekanye muri rusange, akirengagiza ibyo kuba hari pressure n'iki, akaza mu Rwanda akirengagiza ibyo bamubwira ngo nafatira urugero ku mukobwa ukiri mutoya witwa Tems, akaza mu Rwanda. Mu by'ukuri Tems yagomba gukorera, yari afite igitaramo agomba gukorera mu Rwanda mu kwa gatatu ku itariki 22 biri mu murongo wa album yiwe, ariko mu by'ukuri ntabwo yamaze gukansoringa avuga ko amakimbirane ngo hari amakimbirane ari hagati y'u Rwanda na DRC ngatumaza mu Rwanda, kandi abantu bamwihangane. Bigaragara ko mu by'ukuri hari igitutu wenda yaba yarashyizweho, cyane cyane ko ari umukobwa wavukiye wakuriye mu bihugu bitandukanye birimo Ubwongereza ndetse na South Africa, kandi akaba ari ibihugu n'ubundi ubona ko bikomeje gusa nk'ibishyira umurindi n'imbaraga mu kuba byakomatanyiriza u Rwanda muri ibi bihe bigoye, niko umuntu yavuga mu karere. So rero turabashimiye cyane kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza, makuru meza n'ahandi we uretse kuri Nexus, dukomeza kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse kuhaha mu Karongi.